ese waba uzi ko uburyo ukoresha bwo koza amenyo buri munsi bushobora kuba bufite amakosa menshi kurusha uko ubyibwira? kandi ngo koza amenyo nabi ntibyangiza gusa amenyo, ahubwo bishobora no kwangiza ubuzima muri rusange. uyu munsi turaganira ku kuntu koza amenyo nabi birushaho kuyangiza, tunavuge ku makosa 10 abenshi dukora mu gihe cy'isuku yo mu kanwa. mu gutegura iki kiganiro twifashishije ibitekerezo bikubiye mu gitabo cy'umuganga w'amenyo Dr. Steven Lin cyitwa The Dental Diet. kigaragaza ko isuku yo mu kanwa itagarukira mu koza amenyo gusa, ahubwo ifitanye isano n'imirire n'ubuzima bw'umubiri wose. muri iki kiganiro urasobanukirwa ingaruka mbi zo kutoza amenyo cyangwa kuyoza nabi, ndetse n'ibintu 10 by'ingenzi wakwitaho mu gihe ukora isuku yo mu kanwa. ariko mbere yo gutangira, niba ukeneye ibiganiro byinshi nk'ibi bituma wunguka inama z'ubuzima bwa buri munsi, kanda like bitwereke ko wanyuzwe, ubundi niba utari wagakoze subscribe uyikore, ukande no kunzogera kugira ngo ntuzacikwe n'utundi tuntu tw'ubwenge. ikaze bantu b'utuntu tw'ubwenge, nk'uko bisanzwe nitwige mugiye kubana mu kiganiro kivuga ku isuku yo mu kanwa. nk'uko ubushakashatsi bubisobanura, umubiri w'umuntu ukenera ibintu 4 by'ingenzi kugira ngo ugire ubuzima bwiza. ibyo ni amafunguro, isuku, ikiruhuko n'imyitozo. mu bijyanye n'isuku rero, nubwo abenshi batabimenya, ahabanza ni mu kanwa, kuko burya niho hinjirira mikrobe n'uburwayi bwinshi. koza amenyo rero ni kimwe mu bintu twita ko ari ibisanzwe, ariko ubushakashatsi bwa Dr. Steven Lee bugaragaza ko udukosa duto dukunze gukora buri munsi iyo twoza amenyo ari two dushobora gutera umwuka mubi, kwangiza amenyo ndetse no guhungabanya ubuzima bw'ishinya n'ubw'umubiri muri rusange. uyu munsi tugiye kureba ingaruka zo kutagira isuku yo mu kanwa ndetse n'amakosa 10 abenshi bakunze gukora mu gihe cyo koza amenyo. ubushakashatsi bwa Dr. Lee Steven bwerekana ko kutoza amenyo namba cyangwa kutayoza neza bishobora gutuma bagiteri mbi ziyongera mu kanwa. izo bagiteri zigatera umwuka mubi, ibisebe mu kanwa, kwangirika kw'amenyo n'indwara z'ishinya. ariko ntibigarukiraho, izo bagiteri zinjira no mu maraso, zigatera inflammation, zigahungabanya uburyo umubiri ukora, bigatuma ubwonko bunanirwa gukora neza, umubiri ugatakaza imbaraga zo kwirinda indwara, ndetse bikongera n'ibyago by'indwara nka diyabete, umutima, indwara z'ubuhumekero n'izindi. niyo mpamvu rero koza amenyo ukoresheje uburyo bunoze ari imwe mu ntambwe ntoya ariko ikomeye mu kurengera ubuzima muri rusange. dore rero amakosa 10 y'ingenzi abantu benshi dukunze gukora mu gihe cyo gukora isuku yo mu kanwa. abantu benshi batekereza ko uburoso bukomeye ari bwo bwoza amenyo neza, ariko si byo. uburoso bukomeye ahubwo burya bwangiza ishinya, kandi bugatera n'ububabare buza gutera ibisebe nyuma. uburoso bworoshye rero nibwo butanga isuku yo hejuru kandi butanabangamiye ishinya. icya kabiri ni uko koza amenyo atari ukumera nk'ukuba n'ingufu. uburyo bukwiye ni ugukoresha uburoso injyana y'umuzenguruko ku menyo, kandi mu buryo bworoshye, mbese buhoro buhoro. iki ni cyo kirinda ibyihoma ku menyo, aribyo bitinda bigatera amenyo gucukuka. birinda no kwangirika kw'ishinya no kuva amaraso mu menyo. irindi kosa dukora ni ukoza amenyo igihe gitoya. abantu benshi boza amenyo hagati y'amasegonda 30 na 40, nyamara iminota 2 nibura niyo ituma ugera hose mu kanwa, imbere, inyuma, hejuru, hasi no hagati y'amenyo. irindi kosa dukora ni iryo koza amenyo igihe tuboneye. gira umuco wo koza amenyo mu gitondo kugira ngo ukureho ibyihoma ku menyo mu gihe cy'ijoro. ibi byihoma ku menyo kandi biba ari bagiteri zitera gucukuka kw'amenyo. oza nanone amenyo nijoro kugira ngo wirinde bagiteri zikuba inshuro nyinshi mu gihe usinziriye.
aha niho infection zo mu kanwa no kwangirika kw'ishinya akenshi bitangirira. Ni ukuvuga ngo muri make nibura wagombye koza amenyo 2 ku munsi nibura. Icya gatanu dukoraho ikosa ni korogate, wa mugani w'imyumvire ya benshi muri twe, aho tutirirwa twirushya umuti w'amenyo tukawita korogate nk'uko soda yose tuyita fanta ntacyo twitayeho. Hari benshi rero bahitamo umuti w'amenyo cyangwa korogate zifitiye impumuro nziza cyangwa ziryoherera, ntibite ku kumenya niba harimo icyitwa fluoride. Umuti w'amenyo urimo fluoride ni ngombwa cyane, kuko fluoride ni wo muti nyine kuko irinda amenyo kwangirika. Gusa ku buroso tugomba kubireba tugashyiraho umuti muke, kuko fluoride nyinshi nayo si nziza. Ikosa rya gatandatu rikunze gukorwa ni ukwibagirwa koza ururimi. Burya umwuka mubi uva mu kanwa kenshi uterwa n'ibisigara ku rurimi, rero koza ururimi ni kimwe mu bintu bikomeye mu isuku yo mu kanwa. Nanone ku bafite iki kibazo cyane cyo kugira impumuro mbi mu kanwa, wakoresha agakoresho bita tongue scraper. Ibi bitanga umusaruro kurusha uburoso busanzwe. Ikindi kititabwaho mu kunoza isuku yo mu kanwa ni ugukoresha uduti tw'amenyo. Mu Kinyarwanda hari uduti twahoze dukoreshwa nk'inturusu cyangwa utundi duti dushobora kugera hagati mu menyo. Utubuze rero koresha agati kitwa floss. Uburoso akenshi ntibugera hagati y'amenyo, ariko ako gati bita floss ko karabishobora. Floss ituma plaque iziri hagati y'amenyo zivaho, bityo bikarinda gucukuka kw'iryinyo na za infection. Irindi kosa dukora ni ukoza, ariko nanone ugasanga twihata ibiribwa n'ibinyobwa byangiza amenyo. Ibinyobwa nka soda, imitobe y'imbuto ikozwe n'inganda, ibinyobwa bifite aside nyinshi n'isukari nyinshi zo mu mabiswi, shokora, bombo, za shikarete byangiza urufatiro rw'amenyo. Iyo ukunze gufata ibyo bivuzwe, uba usabwa koza amenyo nibura nyuma ya buri minota 20 kugira ngo urufatiro rw'amenyo rutangirika. Irindi kosa dukunze gukora ni ukuryama tutogeje amenyo. Koza amenyo mbere yo kuryama ni ingenzi cyane, kuko nijoro umubiri ugabanya amatembabuzi, aya bita salive cyangwa amacandwe, bigatuma udukoko twangiza amenyo n'ishinya twiyongera mu buryo bworoshye. Iyo udasukuye mu kanwa mbere yo kuryama rero, amasukari n'udusigazwa tw'ibiryo bikurura udukoko cyangwa za bagiteri, bigatera amenyo kubora cyangwa bigatera indwara z'ishinya n'umwuka mubi mu kanwa. Umuti urambye rero ni ugufata gahunda yo koza amenyo nijoro nk'umuco. Aha kuvuga koza amenyo nijoro ni mbere yo kuryama. Irindi kosa usanga tugira, ikosa rya 10, ni umuco wo kutisuzumisha amenyo. Umuco wo kwisuzumisha amenyo ni ingenzi kuko ufasha kumenya hakiri kare indwara zo mu kanwa zitaragaragara neza, bityo zigakumirwa zitabaye ikibazo gikomeye. Abenshi tugira ingeso yo kumva ubabara iryinyo ugahita utangira kurira mu ruhande rundi. Burya si byo, kuko hagati aho indwara ibikura kandi hari n'ibyago by'uko yakwanduza n'ahasigaye. Gusuzumisha amenyo buri gihe rero bifasha kurinda izo infection n'ububabare, kurinda gutakaza amenyo no gutanga amafaranga menshi yo kuyavura iyo byatinze. Rero gupimisha amenyo buri mezi 6 ni kimwe mu birinda ingaruka z'igihe kirekire. Isuku yo mu kanwa ni ibintu abenshi bafata nk'aho ari ibisanzwe, nyamara ni kimwe mu by'ingenzi bigira uruhare rukomeye ku buzima bwacu muri rusange. Kuko nk'uko twabibonye niho hinjirira indwara nyinshi zituzonga. Rero kumenya uburyo bwo koza amenyo neza, ibikoresho bikwiye n'igihe cyabyo, ni imwe mu ntambwe z'ingenzi zo kugira ubuzima bw'amenyo burambye. Niba wungukiye muri iyi video kandi wifuza kumenya ibintu byinshi bijyanye n'imyitwarire y'ubuzima bwa buri munsi, kanda like kuri iyi video unayisangize mugenzi wawe wifuza ko amenya ibi, ubundi dukomereze hamwe urugendo rw'ubumenyi ku buzima bwiza.
tubararikiye ikiganiro cyacu cy'ubutaha aho tuzavuga ku biribwa 10 bikora nk'urukingo kamere. Mwakoze rero kubana natwe, turabakunda kandi mugire ibihe byiza.